naho twaje mu gitaramo icyumba cy'amategeko. Ketchup ni imwe mu masho niyo ya mbere mu Oh, yes. buzima bwanjye n'ubwa mbere najya muri concert. oya mwana Izina ry'Imana. umwana w'i Kigali kubera iki utajyaga mu makonseri? Njyewe nyine ntago nakundaga ibintu byacitse sibyo, amahirwe umugabo wanjye akunda hip hop. Noneho ikindi hari izo mbaraga zavuye ku mugabo wanjye, ikindi hari harimo abantu babiri nkunda cyane, Kivumbi niwe nzi. Kivumbi na Ish Kevin. Abandi bantu babanje mbere yabo mumbabarire, buri muntu wese agira uko akunda. Yego nibyo. Bose baje rwose ngo babiri kwanga nkicara ngakina game, ariko baje ndahaguruka kugeza bagiye. Kivumbi nta nubwo yatinze, wambabaje cyane. Ariko ndamukunda, ikindi nibo bantu nzi indirimbo zabo cyane kuruta abandi. Yego. Kivumbi yakubitagamo muza mukagenda ati Sha yarampaye. twajyanye ahantu hose. Ati rwose nanjye yarampaye. Hose, yego. Naririmbiraga Mutabazi. Oya se. Cisha make nanjye yarampaye. Namubwiraga nanjye yarampaye. Kandi uzakora ibara. Yego. Ni show ubonye gute Ketchup? Ya mbere mu buzima bwawe experience ukuyemo ni iyihe? Nabonye ari byiza. Urumva ntago ndi bubivugaho ibintu byinshi kuko ntago menyereye ibintu byo kujya mu mashow, ariko ndi gusaba Imana ngo ishoboze izindi zizaba nzabe ndi muzima afite n'amafaranga mbashe kuzijyamo, kuko kujya muri show ufite amafaranga ni kimwe mu bintu bituma wishima. Nta mafaranga umeze utyo, umuntu arabyina ukavuga ngo asye, ariko iyo ahari uba wumva ari sawa. Nabonye ari byiza ku nshuro yanjye ya mbere, nabonye ari byiza cyane cyane. Ikindi hari n'abantu benshi. Yego. Buri muntu uri hejuru y'umuntu umwe haba hari abantu benshi. Hari ushobora kubibona akavuga ko atari benshi kubera amaso ye, ariko njye nabonye bari benshi. Abanyarwanda barakundana. Usanze wari warahombye iki kuba utarazaga mu mashow? Nahombye kuba nakumva umuntu nkunda cyangwa kureba umuntu nkunda aririmba live. Ndabasuhuje yemwe mbaye n'ikaze mwitobana umunsi ku wundi, nimwe mukona mukanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show umunsi ku wundi. Ndi kumwe na Ketchup wambaye neza sura. Warumbwiye sorry. Sorry pe, uzima reka mbanze nkubwire ntaramenya n'ibyo warumbajije. Hari umuntu bimwe navuzeho by'abatekamutwe banyiyitirira. Hari umukobwa umeze nkaho wagira ngo ari gutera ubwoba. Message ze hari ukuntu nazibonye ndavuga. Muri telefone yawe se yanyohereje message, reka tubisome nubwo bitari bihuye n'ibyo turimo. Ngo kutansubiza, ngo kutansubiza koko ko nta nyine ko ngo naga ameze neza koko batamusubiza. Ndamubaza ngusubiza iki ko nabonaga niyo message ye ya mbere. Ngo haba aravuga ngo habaye iki kibazo ngo ko ngo mutambwe ngo nze nkore casting. Ndambwira ubikora hehe? Ngo muraturangira buri munsi mukatwishyuza amafaranga rimudukoresha, ngo ariko ntacyo. Ndambwira urebe uwo wandikiye si njyewe. Afata iya intro yo kuri ya channel yanjye nshyashya, uwayipostinze kuri TikTok wanyitiriye yapostinze igice ntiyashyiraho amagambo yose, ngo ibyo watubwiye ngo nibyo nohereje, ngo n'amafaranga yanjye ngo 46,000 ngo mwariye, ngo gusa ngo ndakwikundira, ngo ariko message ya nyuma rero itumye nsa nkurangaye. Ngo sawa ubwo ngo nukubikurikirana niba atari wowe koko, aho nabivanye harahari naho nayohereje sinahasibye. Niba ari n'ubutubuzi tuzabimenya, gusa byose biri wawe. Sawa murakoze. Ikintu ngiye impamvu mvuze kuri ibi bintu, nshaka kugira inama abantu. Hari n'umukobwa ejo yagiye kuri 40 arayoboza agera iwacu hamwe nakweretse. Yego. Asangayo abantu baramwakira, ararira, amaze kurira aratuza. Bamubaza ikibazo afite, aravuga ngo yanyohereje amafaranga. Yesu we. Baramubwira ntabwo yishyuza amafaranga. Ubwo nabateka mutwe kandi yarabivuze bihagije. Uwo muntu mujya gukurikira udafite n'abantu bangahe?
Yeah. mukumva ko ari we azababwiza iki. Njye rero hari inama ya nyuma ngiye gutanga kuri ibi bintu. Nimba babariye amafaranga yanyu mukumva mufite agahinda, njyewe ntukaze kunyandikira bamaze kurya amafaranga yawe ngo uze kumbwira ko bayakuriye, ninkubwira ko atari nanjye wange kubyumva mujye mujya kuri RIB mutange ikirego ndetse n'ibimenyetso by'uko mwatanze amafaranga. Ibyo bintu si byoroshye. Niba uzi ko ufite ibimenyetso bijyane kuri RIB bashaka uwo muntu bamuhane. Ureke kuza kunyandikira mesaje zimeze nk'iziterabwoba. Turi mu gihugu kirimo amahoro nshuti yanjye. Twigendere rata yego. Nari mvuze ngo ndi kumwe na Ketchup mu birori wambaye neza kandi cyane. Nagira ngo gafasho amfashe ahere hasi. Nisonjeshe. Aherega hasi. Gafohera hasi vuba wihuta nisonjesheje. Gake. Ariko hano nimennyeho ibintu. Ntabwo bigaragara muri kamera. Air Force nziza y'umweru. Nisonjeshe. Y'umukara. Ninjye wambaye y'umweru kabisa. Nananiwe. Yanjye ni umukara. Cyane y'umukara. Agakabutura gatoya. Ntambe ufite? Ntayo ndifuza bihagije. Karanahindukira. Kubera icyo wahisemo kwambara gutya? Impamvu ni uko bitewe n'ibyo najemo numvaga ngomba kwambara ikabutura. Ikindi hari no muri weekend. Uretse n'ibyo ngiye nkunda ikabutura. Ubu ntabwo ukonje? Ntabwo nkonje pe. Nanjye ndi gutitira. Erega ndifubiza. Harimo umupira, harimo n'ikoti, ubu se nakonja nzira iki? Noneho hariya ahantu harashyushye. Yego cyakoza byo. Alright. Aha turi mu itenti ya Kigali, naho twaje mu gitaramo icyumba cy'amategeko. Ketchup ni imwe mu masho niyo ya mbere mu buzima bwanjye n'ubwa mbere najya muri concert. Oya mwana. Izina ry'Imana. Umwana w'i Kigali. Kubera iki? Utajyaga mu concert? Njyewe nyine ntago nakundaga ibintu byacitse, sibyo? Amahirwe umugabo wanjye akunda hip hop. Noneho ikindi hari izo mbaraga zavuye ku mugabo wanjye. Ikindi harimo abantu babiri nkunda cyane. Kivumbi niwe nzi. Kivumbi na Ish Kevin. Abandi bantu babanje mbere yabo mumbabarire, buri muntu wese agira uko akunda. Yego nibyo. Bose baje rwose mu babiri kwanga nkicara ngakina game. Ariko baje ndahaguruka kugeza bagiye. Kivumbi nta nubwo yatinze wambabaje cyane. Ariko ndamukunda. Ikindi nibo bantu nzi indirimbo zabo cyane kuruta abandi. Yego. Kivumbi yakubitagamo muza mukayena ati yarampaye. Twajyanye ahantu hose. Ati rwose nanjye yarampaye. Naririmbiraga Mutabazi. Cisha make nanjye yarampaye. Namubwiraga nanjye yarampaye. Kandi uzakora ibara. Yego. Ni show ubonye gute Ketchup? Ya mbere mu buzima bwawe experience ukuyemo ni iyi. Nabonye ari byiza. Urumva ntago ndi bubivugaho ibintu byinshi kuko ntago menyereye ibintu byo kujya mu mashow, ariko ndi gusaba Imana ngo ishoboze izindi zizaba nzabe ndi muzima afite n'amafaranga mbashe kuzijyamo, kuko kujya muri show ufite amafaranga ni kimwe mu bintu bituma wishima. Nta mafaranga umeze utyo. Umuntu arabyina ukavuga ngo asye. Ariko iyo ahari uba wumva ari sawa. Nabonye ari byiza ku nshuro yanjye ya mbere. Nabonye ari byiza cyane cyane. Ikindi hari n'abantu benshi. Yego. Buri muntu uri hejuru y'umuntu umwe haba hari abantu benshi. Hari ushaka kubibona akavuga ko atari benshi kubera amaso ye, ariko njye nabonye bari benshi. Abanyarwanda barakundana. Usanze wari warahombye iki kuba utarazaga mu mashow? Nahombye kuba nakumva umuntu nkunda cyangwa kureba umuntu nkunda aririmba live. Yego. Kuko hari nk'ibintu aba aririmba ukumva birihuta cyane ntubyumve neza kabisa, ariko ushobora no gusoma lyrics ukaba wabyumva, ariko none iyo umwumva ari kuririmba numvishije ari ibya mbere. Ibintu bari fresh cyane. Ntago nyine nzi ko abakobwa bakunda hip hop buriyo. Yego. Ndazikunda. Njye ni nazo akenshi ngenda numva. Na hano bari. Ndazikunda. Na hano barimo nababonye benshi. Cyangwa nabo twakubitaye ngira ngo baje mu bukwe. Baje? Mu bukwe. Kubera ukuntu bambaye? Ngiye kubona mbona baraha. Mbona baraha. Kuko hano harimo n'ubukwe ariko ntago bagiye mu nzira z'ubukwe. Nakomeje kubitaho mbona bajemo hano. Byari byiza. Yego. Ubona bari injiye bajemo aha ngaha n'imyenda yo mu bukwe.
ni ukuri ijipo zitareshya nk'iyo kabutura yawe ziri munsi nako ziri hejuru nyine zireshya zijya si ubu n'igihe wambaye ikintu kigufi erega reka mbabwire imyenda yarahenze ntago nagura iyo hejuru ngo ngure niyo hasi ejo sinabikubwiye abantu mujye mwihangana ushobora kwambika hasi hejuru ukaba uharetse oya ni nka mutunge ndi abana henda keca uriya ni umuhanzi ubu si umukobwa wanjye najya kujya ku ishuri uriya ni umuhanzi aririmba iki yitwa Benzo uramwibutse ni umunyarwanda nari nkubajije ngo uramwibutse oya koko nari kure nari nkubwiye ngo uramwibutse ari kureba hirya ntabwo nabona amaso ahagara tunakoze Benzo se Benzo ntabwo umuzi Benzo ubu ushobora gusanza indirimbo waririmbaga kera ngo nari mfite umupapa witwaga Nzabandora yajyaga ava mu rugo ajyanywe no kubyuka izo ngero nazo zi akarakoze mbona ni umuhanzi ni umwe mu bantu bakoze umuziki mu myaka ya kera ni murumuna wa Mikorojeni jambo na Mikorojeni se uramuzi basi ndamuzi ibintu byo kwa Rock ndabireba uriya ni murumuna wa Mikorojeni wajyaga bashaka ngo ni mukuru abantu mwihangane turi ahantu hari abantu benshi kurangara biri kubaho kurangara n'umuntu aba bisabwa cyane biba bisa nkaho ari ingenzi cyane turi mu gitaramo icyumba cy'amategeko ukuntu cyitabiriwe wowe wumva ngo bagiye kuba hip hop wumvaga ko ishobora kwitabirwa numvaga abantu buri saha babyina numvaga nk'abantu bari buze kuba bagarukira hano hanze hano inyuma huzuye cyane ariko nanone umuntu atirengagije ko ibihe turimo usibye abahanzi ukunda undi muhanzi hano ukubise ukavuga ati cyakoze abanyarwanda bakunda uyu muhanzi ni Bushari na Bushari ni ibintu bye ubundi Bushari yaravuze ngo inkuta zari zigomba kunyuma ni Bushari na Betray baririmbye nanjye ndahaguruka kandi bafite abantu uramwumva gusuka ugasara ubundi bajyaga batera urwanya ngo umukobwa ukunda hip hop kumushaka biba bigoye kubera ngo yanavugiriza umugore umuraperi yanavugiriza ngenda avugiriza akenshi bikunda kumbaho ariko n'ahantu hamwe biba bihuriye biriseri biravugiriza gukunda hip hop ni nk'uko umuntu akunda ikizi ni nk'uko wakunda ikindi kintu kandi gikunzwe n'abagabo benshi wasohokanye rero Mutabazi yego yansohokanye niwe wishyuye da mbabari uragira ngo aze kunyishyuza mu mbabare nege kuvuga ngo wasohokanye na Mutabazi kugira ngo umukomvenke aze muri ibi bintu byacu byasabye imbaraga ubu ntabwo byakunda nyine kugira ngo umukomvenke aze nyine muri ibi bitaramo kuza mu bitaramo kumukomvenka ujya maze niwe wabishyizemo imbaraga wakunda hip hop cyane cyane noneho zirimo twe twasize niyo wamubwira ngo sohoka ntabwo bishoboka arazikunda byataye rero niyo mpamvu ntangira navuze ngo harimo imbaraga ze harimo n'imbaraga z'uko nari nzi ko ndi buhabonera abantu nkunda yego imbaraga z'umutware n'ibindi bigiye bitandukanye ni ibintu byumvikana cyane ubumwe cyane burya ngo icyo umugabo akunda umugore aba ategetswe kugikunda n'icyo umugore akunda akenshi umugabo ategetswe kugikunda oya ntabwo aba ategetswe ahubwo hari ukuntu byikora nimba umugabo wawe urugero akunda indirimbo z'inkongomani kubera kuzumva cyane reka nkubwize ukuri ndi mu bantu batakundaga indirimbo z'inkongomani nawe nkumvira ndambira ariko uzi izo nzi yego mwana mutazi akunda inkongomani wabaye wirorongomba yewe winda ushobora kunyumva ndi kuzumva ndi no kuziririmba ukavuga si uyu nguyu yaje ryari ariko hari n'igihe agira ibintu wowe mugore ushobora kugira ibintu ukunda atakunda cyangwa bikunda n'ibintu by'abagore cyane atabijyamo nk'ubu ushobora gukunda kujya mu mwito nta mugabo ujya mu mwito birumvikana nawe ku ruhande rwe akunda gukina umupira ntabwo ngiye nyine umupira nta nubwo nanabikinisha ibintu by'imipira nta mikino ugira wowe kare nta mikino ngira nari nzi ko imifanire izaba gutya ukabafana nka APR nawe ugafana nka Rayon Sport uzi ko biba biryoshye mu rugo oya afana Rayon mu Rwanda kandi njyewe ntabwo mba mu bintu by'imipira akunda no gukina umupira byo gukora siporo njya ngenda kumuherekeza nkamuriye agakora siporo nkataha umutima uba wenda kumvamo yego mana bamuvunnye najya mu kibuga niyo mbonye habayeho akantu kagutya mba meze gutya sinzi ukuntu byikora ni nka kumwe uri kureba filime uri kumwe n'umuntu bajya gukubita nawe ukajya ati nkorera ku mugabo ndaguhangayikisha
cyane najyaga mva gukina nacumbagiye bakambaza uwampunye uwo ari we ngo bajye kumwihoreraho. niko bimera abagore bagira ikintu nyine cyo guhangayika ukuntu kiri hejuru y'icyo abagabo bagira. Umugabo ushaka kuba uri mu kibuga akareba akabona nibyo mu kibuga nyine, ariko twebwe tugira guhangayika tugakabya. Ase siba biryoshye iyo mufite akantu mudahurizaho ariko nta rwango. Wenda ni uko wenda imipira utajya ubigenderamo bikaba ngombwa ko mukagani aperi ukunda Rayon Sport uterura kubita hasi ejo nawe aterura cinye ejo cyane ni ngaga kimujye ko nahubonganira wowe biba ari byiza ariko twebwe ntabyo tugira. Twe no ku bahanzi baririmba hip hop abenshi turabahuza. nawe umufana de Ben ngo ndafane Meddy oya ntawe abo bantu bombi iwacu wapfa mwibariza akantu gati y'amatsiko. Ntawe ukunda hip hop, bosi akunda hip hop, ubwo iyo mugiye guterana imito mukoresha indirimbo mugira ngo iki? Indirimbo mbere dukoresha indirimbo iharawe nako indirimbo ya vuba ya Ishkevin na Buravan. Twujuje imyaka 2 tubana niyo ndirimbo yashyize mu mafoto yanjye nawe yarayipostinga. Utinya Imana. Chance zose nagize genda shaka amakosi yose nayuze yagabanirwa abanyaruzi heraho kuri chance zose nagize kope zose nakinnye niba ntabicuritse na nimwe yandutiye ibintu nk'ibyo umugisha nagize ryo kuririmba abantu banyu Imana ifashije byibura nkaza ahantu ntaze nk'agashisha oya ushaka no kuza mikoro icanye nari kukureba nyine nkegera ahantu wese ukuririmba nkegera ahantu byibura wenda harimo akaririmbo k'umutomba hagati yawe na Gaza. Hari n'indirimbo ariko zitari za hip hop dukunda, indirimbo za Ivanimano urawo ubu bitegetse yitwa Amateka waruzuye nyuma yawe indirimbo ya Sean Breeze yitwa True Love Swizy niko kuri mwarajemo noneho izo nizo twakunze kera ariko iyo turi mu bihe byo kumva turirimbo dutuje tw'urukundo nizo twumva. Shyiramo Ishkevin igisazi shawe uranyemeje cyane. Ni experience ya mbere ya Ketchup kuri tele mu gitaramo. Arasingutse ageze mu rugo tugeze ku isaha y'Saa 5 musenekerezo ukuntu abana bameze mu rugo. Mu kanya nahamagaye nka Saa 3:30 numva bari koga ubu Saa 4 ndebera muri umwana abagabo yaramufashe gutya amujyanye muri nuki abakitangwa iki kuri kwimana nubwo ndi guseka bira uko ari gufata ku munwa ari gufata ku munwa yaramufashe akaboko kuri kwimana ikubita nari kureba ari uwanjye nagenda nkamuha inkonje uzwi nari kumuhoza ari kumukanda amazuru fata umunwa n'amazuru nuko bamenyereye igisirikare. Abana banjye ntabwo ari kumenyera igisirikare, bari kumwe na tante wabo n'abatantine b'iwanjye kandi bose ndabizera n'ubundi akenshi iyo nahari nibo babitaho. Rero ni abantu nizera, abantu banasigiye abana banjye ko nibwo butunzi bukomeye ndetse n'urugo rwanjye. Ni umugisha rero kuba mbafite, ndabizi neza ko abana banjye bari mu maboko meza. Yego. Ketchup mbere yuko aza mu gitaramo yabyutse ajya kurira imisozi. Bifasha iki byagufashije? Ntabwo nabashije kujyayo kubw'impamvu zajemo zitunguranye. Ako nagomba kujya kurira biranga, ahubwo nyuma naje kujya hahandi Stafford inuze imusambira. Yego. Mvuyeyo ako kandi ngo nakoze vlog none ndi kubivuga ako ntacyo muzabibona uko byaba bimeze. Niho nagiye mvuyeyo njya mu rugo gatoya mvayo nza hano. Yego. Hiking igufasha iki? Hiking ifasha nyine ni ugukora umubiri wose no kwagura gukomeza igihaha cyangwa kucyagura byose. Kuko urumva ukoresha igihaha cyane. Yego. Rero uko uyikoresha cyane ku gihaha cyaguka. Yego. Wizerera mu kugendesha ibirenge nta nkweto?
nta nubwo njya mbikinisha ahubwo kugendesha ibirenge cyane. Kubera iki? Ndabitinya. Uzi nanga ikintu cyanjomba munsi y'ikirenge kera ndi umwana nari ndi gukina saye nkandagira ahantu ndi kwihisha nambaye ibirenge nkandagira mu itara riranjomba. Kirahuri. Rero ikintu cyo kugendesha ibirenge ndacyitondera cyane kereka ndi mu rugo gutya mu gipangu ariko hanze yaho ntabwo nabikora. Uzi ukuntu bifasha buriya bituma umuntu agira na connection n'isi yo muri direct. Byanga byakundiye isi irabizi ko mari. Niko byagenda kose isi irabizi. Chelsea na Kiriguta bifata nk'indamutso. Chelsea na Kiriguta bifata nk'indamutso. Gutya Chelsea Kirigute G. Atongo ni fresh yego. Okay. N'ibintu bya fresh cyane sinzi niba wanyemera nkakuriberaho gatoya ugasuzanya igitaramo na boss ntari ngukuruyeho gato ngo tuganire. Yigosha. Ugasuzanya igitaramo na boss akabona umuntu yakwiranya akavuga ntariko shaho buriya. Katanga umutware wanjye. Usanga umutware wawe. Reka tujye kureba ko bishoboka turamubereka agire ngo turamucisha amagire gutya. Turebe tujye gucishaho kamera vuga ira kamera. Alright, nagushimiye cyane Ketchup. Urakoze cyane namwe mwakoze kudukurikira.